ariko hagati aho ngaho hakaba hari nimero zari ziri kumuhamagariramo zitandukanye. Ubwo ugiye kumbaza ngo se Diana gako nawe urarebuzwa, niko kazi kanjye. Ubu ndicara mu modoka nose ndaba ndi kureba he, tuvugisha ukuri. Cyo tuze kuviramo ahantu hamwe kuko nagize amatsiko nyine. Nuko nyine barakomeza baraganira, baraseka, barasetse. Umvaga nyine uwo mugabo yari yahuje ikiganiro, yahuje urugwiro n'uwo mugore, bishimye, banezerewe, wumva nyine ari ibintu wagira ngo ntago ari wa wundi wari uri gutongana. So reka nihute, tuba tuvuyemo kubw'amahirwe tuviramo ahantu hamwe. Mba ndamwegereye, ngiye bazanankubita kakimana. Sheri bitese meze neza? Nakubuze. Babona Imana ikomeze bahumugisha, ndabakunda cyane. Reka ntangire mbifuriza ibihe byiza, umugoroba mwiza cyangwa se igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza bitewe n'amasaha uri kureberamo iyi video. None se mwari mumeze gute? Muri amahoro, kanizere ko aho muri ibintu bikomeje kugenda neza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabakunda, abantu munyere ku rukundo, ndabashimira yuko twujuje ibihumbi 10. Yo mana, thank you guys. Buri muntu wese uzi ko yakoze subscribe tukuzuza ibihumbi 10. Thank you so much. Thank you. I don't know. Umva ntabwo nyine bitewe n'ukuntu mbatenguha sometimes. Habaho ibiganiro ejo nkabura ubusobanuro bw'amazina bikino n'abantu bamaze kunsaba kubasobanura amazina sinanababara, ariko nukuri mujye munyandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero kugira ngo ntibagirwa izina wansabye kukusobanurira. So thank you guys, nukuri narishimye kubona narujije ibihumbi 10, nanabyujuje nukuri ntari no gukora muri iyo minsi, ariko urukundo rwanyu nkabona abasabore kwiyongera, ntibaza Imana aba bantu koko. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, nta kindi nabasabira. Imana yo mu ijuru ari izabitura. Nimba nawe uri mushyashya ndagusabira umugisha, kora subscribe nukurikiye tubana. Nimba wayikoze kera thank you. Nimba uri muri bano bihumbi 10 nukuri isubu nabakorera iki? Kereka mbamenye wenda nkabahaka gift, ariko basi icyo mbasezeranyije nuko ntazabatenguha. Tuzakomezanya gutya inkuru za buri munsi biki bese everything. Hano nta mupaka w'icyo tugomba gukora, sibyo? So uyu munsi rero ngiye kubatera story. Sinzi impamvu abantu bakomeza bambaza ngo ko se Diana ngo kuki bibanda ngo kuki ngo abagabo ngo bavuga ngo biki. Numva guys, fear men. Ntabwo nzi ngo abagabo ni iki kintu kibashimisha, sinzi ngo ni iki kintu, ariko ntago ari bose. Mutantera amabuye, ntago ari bose. Hari abagabo beza, hari abagabo babana beza, hari abagabo sinzi ukuntu bababwira, barahari pe, barahari. Ariko nyine abo ngabo izo les éléments nkeya nizo zangiza nyine societe. So nari ntashye, hari ahantu tujye dutegera tuvuatire twa makeya. Nimbuza aho ntubwo urahazi. Nuko ndagenda ndafata imodoka ndi gutaha. Nuko muri iyo modoka harimo umugabo yari yicaye imbere ari kuri telefone avugana. Numvaga ko umuntu bari kuvugana ari madamu wenyine, numvaga ko ari umugore we. Baganira, umeze gute, abana bameze gute, ariko ibyo ngibyo nibyo ndi kwiyongiramo kuko ntabwo yavugaga neza pe. Wumvaga ko ari gusomera umugore we. Umugore ntabwo nyine yari kumutuka kwa bari gutongana. Wumva nyine ari complaininga, wa mugore we ibi nibi, abo bana bawe ubigisha imico mibi, naguzi kubarera, ntago bahereza uburere bwa kibyeyi. Ntibaza really? Okay, maybe ahari reka ndeke kujudginga, gusa n'ibyo ngibyo bavuganaga.
wumva nyine ari kumutonganya amubwira ibintu bitari byiza ikintu iki amubwira ati ngewe imyanzuro nimukajye muza mumbwira ubugoryi uraze kubwira umugore wawe ngo ntukajye umbwira ubugoryi wowe n'abana bawe mujye mwicara ibintu mushyira ku murongo nimurangiza mumbwire mubone kumamagara mumbwira ibintu bizima biri ku murongo apana kuza mumbwira ibintu bidafatika ndavuga ati muceceke noneho harabaye urumva nuko barakomeza nyine bagira aho ngaho barasezerana aramusezera ariko hagati aho ngaho hakaba hari nimero zari ziri kumuhamagariramo zitandukanye ubwo ugiye kumbaza ngo se Diana gako nawe urarebuzwa niko kazi kanjye ubu ndicara mu modoka nose ndaba ndi kureba he tuvugisha ukuri sinzi barabonye kuri TikTok ngo kudana gukina ibiki yes ni sibyo nukuri njyewe ndi umunyamakuru buri kintu cyose mbonye nkikuramo inkuru sibyo niba mbone ikintu kitari sawa I have to share nkwiye kugisharinga kugira ngo nubikora anisubireho sibyo kuko ntago ari byiza bura gutuka umugore wawe yego ntazibana zidakomana amahembe ariko nimba ayo mahembe reka kuyakomanyiriza mu modoka twese ndakubwiza ukuri twese twacecetse twifashe gutyo twumiwe umva na shoferi yari yumiwe ni ukuri kw'Imana na shoferi yari yumiwe ko nyine ntago ari byiza kubwira umugore wawe nabi mu ruhame sinzi nimba iby'ikintu tucyemeranywaho ariko buriya si n'umugore wawe n'undi muntu uwo ari we wese nimba muri abantu barenze 3 4 si byiza ko abo bantu bamenye izawe kandi mutanaziranye ntago ari byiza okay reka nkomeze story ntacyo byo ndabigaruka nyuma ubwo arangije aramusezera arakupa ahita hamagara iyindi nimero ongeye nyine nari ndi kubireba ndi no kumva pe nicaye inyuma ye arahamagaye hey sheri umeze gute amakuru yawe yareka ngo shi telefone aba ahamagaye nimero zamuhamagariragamo sheri biteze meze neza nakubuze ubwo ni kumukobwa musubizaga nakubuze none se ko wari kuvugana nande can you imagine hari umuntu ari kuvugana nawe ndashanyara hari umuntu nta no kuvuye navuga ati I was talking to my wife no hari umuntu narindi kuvugana nawe okay uwo muntu se ninde sheri ibyo ngibyo reka kubyitaho wana reka tuvuga ibyacu ibyo umuntu byihorere nuko nyine baraganira my friend ndagira ngo nkubwire ngo mood yarahindutse mood yavugaga avugana n'umugore we total mayesi hinduka ari kuvugana na side chick I was like nukunguka abagabo bafata abagore babo umva narikanze no kw'Imana ku buryo nyine nabantu babiri bari batandukanye completely barakomeza ati ndagukumbuye nditi nari ndagukumbuye umugabo ati se harya muzaruka ryari Jesus numva n'umwana w'umunyeshuri bari kuvugana umukobwa aramusubiza ati ni vuba tugiye kuzaruhuka vuba bikintu biki umugabo nawe ati umva I can't wait to see you ndavuga ati kuma ubu koko bya bintu bavuga ko nta bagabo badacana inyuma babaho ubu koko usiko byashaka ko bari byo kuko wabonaga umupapa ukabona n'umupapa ukiri muto ya pe ukabona ibyo bintu nago nyine yakabijyamo ntago nyine nago byamusaga bonaga ari umuntu umusirimu umuntu papa usobanutse nyine mbona ko asobanutse ukiri na muto ukumva ko nyine ibintu by'abakobwa atabijyamo abarambwa tumva singe nzarota ikintu biki ngiye kongera mbyibuhe yo nzabyibuha nuza mukobwa ati cyane ahubwo se nizere ko y'amafaranga nashakaga uzayampereza kandi yasomeraga umugore we ambwira ati baby rega ibyanjye byose ni byawe wamburana iki niki kintu wamburana nararize pe nuko kiba
ndavuga ati ibi ntago bibaho, numva namubaza, ngira amasiko kumubaza, ndavuga ati man umfasha tuze kuvira amahano hamwe, kuko nagize amatsiko nyine. Nuko nyine barakomeza baraganira, baraseka, barasetse. Umvaga nyine uwo mugabo yari yahuje ikiganiro, yahuje urugwiro n'uwo mugore, bishimye banezerewe, wumva nyine ari ibintu wagira ngo ntago ari wa wundi wari uri gutongana. So reka nihute, tuba tuvuyemo kubw'amahirwe tuvira amahano hamwe. Mba ndamwegereye, ngiye bazanankubita kakimana, bazanankubita, ariko nyine ngiye nagize amatsiko pe. Ndamwegera, ndamubwira ati mwiriwe, yego. Ndamubwira ati pa ni ukuri ngiyewe nifite amatsiko, hari akabazo nshaka kukubaza, ariko nimba bitakugoye, nimba nakubangamiye ati nta kibazo mbaza. Ndamubwira ati se turasa umugore wawe mwavuganaga mbere? Yego. Uriya mukobwa se wundi nawe ni sheri wawe? Yego. Ndamubaza nti se none se bigenda gute kugira ngo umugore wawe umubwire nabi, muvugane like mutishimanye, nkaho umugore wawe atagushimishije, hanyuma nugera kuri side check bivugishe neza? Baramukubera iki? Nyine ngewe mfite amatsiko. Arambwira ati reka nkubwire wa mwana we, ati buriya kurya imvange ntago ari kurya inyama. Ndamubwira ngo uvuze kurya imvange ntabwo ari kurya inyama. Ndamubaza ngo imvange ninde, inyama ninde? Ibyo yansubije byanteye ubwoba. Urumva nyine umugore ni imvange, yarayirambiwe. Inyama ni ikintu abantu batarya buri munsi, ariko imvange ushobora no kuyirya kangahe, wayirya umunsi ejo ukongera ukayirya, ariko inyama ntabwo wazirya uyu munsi ngo n'ejo ubundi kuzirya buri munsi. Ndavuga man, none si ibyo byaragenze bite kugira ngo mugere kuri iyo level? Arambwira ati buriya rero hari ikintu abagore mujya mwibeshyaho. Buriya umugore nimba ngushatse wa mukobwa we, nimba umukobwa nimba umudamu simbizi, niko yambwiye. Ati nimba ngushatse uri umukobwa wari uzi kwiyitaho, waranyubahaga, urumva ngera mu rugo wenda mu minsi ya mbere unyakira, karibu sheri, ibiki. Hanyuma mu minsi uko tugenda tumenyerana, ukagenda utitazi kwitaho, nimba risigaga gatiro, nimba arambaraga agasutien nkasanga nta kwitaho, urajabiriye, ntago woze, uri mu byombo, uri mu bana. Yego kuba mu bana ni byiza, ariko babemo unasa neza. Ubwo icyumvikanaga uwo mugore aba mu cyaro, umugabo akorera inaha. Ndamubwira ariko buriya ntago nimba bigenze gutyo si byiza ko wahita ushaka undi, ahubwo muraganira, kuko nkeka ko kuganira ari cyo kintu gikemura ibintu byose. Yo umugabo arambwira ati umva byihora cyari muto, niko yambwiye. Ndavuga muceceke noneho. Ndamubwira ati mumbabarire ariko I'm sorry. Yarambwira ati byihora cyari muto. Ndaceceka. Ndamubwira ati nyine okay, nayo matsiko nari mfite murakoze, ndigendera. None nkibaza abagore banyu mwari barambiwe ku buryo muba mutagishaka no guseka nabo, ku buryo ntabwo bakibashimisha, ntabwo bakibasetsa. Like how, why? Nimba mugiranye n'amakimbirane n'umugore wawe, kubera iki utagenda ngo muganire, umwicaze, umubwire ati sheri bino ntabwo bigenda, ibiki. Nimba munatongana, yego abantu bose baratongana, murashwana pe, ariko wishwana nawe kuri telefone ngo none urangize tujya ku yindi telefone ukiri mu modoka kandi uri kumwe n'abantu. Twese dufite amatwi turi kumva icyo n'abandi bari muri iyo modoka barumise ngenye. Umva mana yanjye, mbwire abagabo, what's wrong with you? Ni iki kibazo mufite? Kose ntago bisanzwe. Sinumva ukuntu umuntu ahindurijwe mu masegonda. Ndabizi ubwo muraje mu nyingo danangurira bitakureba. Ndamaze nawe nimura nawe nkabona amafuti yawe nzayavuga. Nukuri kw'Imana nzabivuga, kuko nyine bifite iyo mbivuze hari undi muntu wenda uhita, nimba hari umudamu wenda witagaho mbere ntiyiteho, ubu ngubu ahita avuga ati okay, ahari wenda amakosa yanjye naya ngaya, cyangwa se n'umugabo akikosora. Byose turi hano kugira ngo dufashe societe ihinduke, tugire a better society. So thank you guys, thank you for
taking your time ureba ino video. God bless you, I love you. Dusubire mu zindi story, mfite inkuru nyinshi. Ubu ngubu ni story after story, batumirwa after batumirwa, ibintu bigiye bitandukanye. Sibyo, ndabakunda. Bye.